undi byagenze bite kugira ngo ubone iyo nkuru yakoze kwa Gerard ese yamubeshye iki turamburira iyo nkuru ngewe nkimara njya kubyumva bwa mbere nabwiwe n'umudamu wo muri karitsiye atuzi ko mukeba wawe yagiye kuri WhatsApp kuri YouTube akavuga ngo umugabo yamutanye abana 4 kandi mbese ayo makuru wabo yafite tambwiye rero ngiye ni nabwo bwa mbere mbyumvise ni naye mbyumvanye yego no sinzi ukuntu asubiye mu rugo gato ngiye ko mbona Valence asohotseyo noneho nyuma isosotse muri urwo rugo kuranye urugo kurundi muraganira muravugana ntago tuganira none Valence nyuma nazo kumuhamagara kuri telefone ndamuzana ariko ibintu bambwiye kuri YouTube waba ubizi ati sibiki ndambwira nti ufite telefone nini uzajya kuri YouTube urebe uzasangaho umugore wawe ari marira ngo umugabo ngo yamutanye abana 4 ayo makuru rero ntiyo numvishe waba ubizi hamwe ngo ntago abizi cyane niko Valence yaze kubimbwira none se uravuze ngo niko yaje kubwira katabizi yego ariko nanone ku rundi ruhande mukavuga ko we n'umugabo babiziranyeho gute rero kandi wumva umudamu ashobora kuba yaragiye gutanga inkuru ye uwo mugabo atabizi umugabo atabizi ngiye kugira ngo numve ngo umugabo babiziranyeho uwo hari umudamu duturanye yaramuhamagaye kuri phone ati ngwino hano nkubwire aramuhamagara araza none arambwira ati bira bintu mwagiye gutanga kuri umwanya utanga hari ahantu mwaba mubizanyeho n'umugore wawe ngaza kubimwemerera yuko ngo babiziranyeho uriya mugore rero we akababaro kanjye we yashatse kukishiraho arangiza yashatse kukishiraho nukuvuga yaktingaga muri iriya nkuru wowe ibyawe ubamo arangije abari byo ajya kuvuga kuri YouTube kukazi kubirimo ibyo ngibyo rero ibyo yashatse kwishira akababaro kanjye akishiraho yumva ko ngewe nta kababaro mfite akababaro gafite we none arangiza aravuga ngo afite umwana w'imyaka 7 umwana w'imyaka 7 yavugaga n'uwanjye wa 3 yavuze ko mufitanye abana mwamufitanye abana bangaye ubwo yaba kumwe kandi ariyo mpamvu tuguhamagaye nyine kugira nawe twumva ukuri kwawe abana 3 andi makuru yatubwiye nuko yavuze ko ngo umugore muri kubana kandi yagiye gutanga ikiganiro avuga ko wamutaye ukuri kwabyo nukuhe ngewe kugira ngo mbikubwiye ntago wabyemera neza okay duhe nimero y'umuturanyi byaba byiza kurushaho nta kibazo byaba byiza kurushaho dufata impande zombi twumva ukuri kw'ibintu cyangwa se ukuri kw'abantu nta kibazo sibyo none nurangiza uduhe ni yuriya mudamu nta kibazo uriya wagiye kwa Gerard yitwa Konsore impamvu mvuze amazina ye nuko amazina yari kuri YouTube n'ubundi arahari nta kibazo impamvu ibi tubikora nta yindi si ukurwanya ubufasha cyo kurwanya ariko turagira ngo duca umuco w'abantu baza kubavuga ngo dukeneye ubufasha umugabo yansize umugore yansize nyamara ugasanga umuntu ari kubikora mu nyungu ze ugasanga ari kubikora mu kinyoma akabikora abeshya gukora ikiganiro wabonye hari ubuzima bwahindutse kuri bo bwarahindutse cyane urugero umugore nyine yarakeye ndabona nta kibazo yarakeye ko n'ubusanzwe byabaye akarusho byabaye akarusho hari ikintu baba baraguze ukabona biteje imbere cyane cyane numvise arababajwe nuko wabeshye Gerard nicyo wamwisabira nicyo kintu cyambabaje mu buzima kugira ngo abana banjye ajye kubariraho ngiye mu bintu nk'ibyo byarambabaje rwose kiriya kiganiro cyo kwa Gerard dushatse kuba ko yari yagiye kurira ku bana bawe none kugira ngo avuge ngo abana abitirira be atari nabe biriya bintu birashoboka ariko nawe urumva yarabyaye yego ariko ntakavuga ngo afite umwana w'imyaka 7 kandi uwo mwana w'imyaka 7 ari uwanjye niki wifuza rero kugeza kuri iyi saha ngewe ikintu nifuza kugeza amagingo ayo yego nukuri ya mugore ibi nari gukora ntago ari byo byose ni ibinyoma kandi nukubeshya nicyo wabwira Gerard umugore yabeshye yego namutangariza yuko uyu mugore yaramubeshye mwiriwe neza mudugu mwiriwe neza njyewe rero guhamagaye ndi umunyamakuru yego Gasaro TV Gasaro TV impamvu Gasaro
iyi mpamvu ngo wamagaye nari nakiriye umudamu witwa Alphonsine mu kiganiro avuga ko ibibazo bye abizi byageze kwa mudugudu ati ndetse ko umugabo abana n'undi mugore ariko mu buryo ki ngo uwo mudamu yagiye gutangaza ikinyoma ku gitangazamakuru akabeshya ko atabana n'umugabo we nyamara mu by'ukuri babana. Uyu mudamu kuba umugabo yaramutaye waba hari icyo ubiziho? ko nta mwibuka uwo mudamu ra mbwe ka mudamu utuye kwa haraguru yo kwa Nuza ndimo kumwibuka neza atuye mbwe ka atuye kwa papa kwa Nuza ko ngatuye ngo haruguru ya he yo kwa Nuza kwa Edizo haruguru kwa Edizo Tangura wa Valence mukuru akira mwiyibutse ni ngewe wa mudamu wa Valence mukuru ye mukuru wa mudamu ngewe wa mudamu wa Valence mukuru Valence wa mugabo wari ugiye gusambanya kakana kwa Shangazi besha kubera ubukene koko ntabwo ari ubukene n'inda nini kuko bafite n'utuzu dukodeshwa bafite n'utuzu dukodeshwa yego bashobora kuba bafite nk'utuzu dutatu muri karitsiye yego nako babamo uno mubyeyi ngo ahubwo ngo inkuru yabaye kuri uyu mubyeyi ngo niyo konsole yavuze kuri YouTube nibyo yego mana yanjye ubwo baturanyi se babona kiriya kiganiro rero umudamu afite agahinda kenshi bavuze iki ahubwo abantu bagira n'amarira ariko uzi ko abo banyamakuru baje tureba ariko twebwe ntitumenye ibyo ari byo uwo mumama ukuntu abayeho akora ibiraka byo guhinga no gufurira abantu nawe niko yatubwiye iyo umuhamagaye ngo ino mpingire araza akaguhingira wamuhamagara ngo ino ufurire akaza ukagufurira ngo ino nkorera amasuku nyine agira ibiraka byo gufurira abantu no guhingira abantu niko kazi akora yego umwana yamutanye dore agize imyaka ibiri agiye kuzuza 3 yamutanye afite inda y'amezi 6 barahari n'abana rwose umwe ari wabo abana n'utundi tubiri mama sha rero nakora abanyamakuru bagiye badukoresha amakosa urumva nk'ibintu bakoresheje umunyamakuru mugenzi wanjye sha sorry wirira humura ni biteye agahinda ukuri biteye agahinda pe ahubwo nge narumiwe bonye konzera ukuntu yiyamamuye kuri YouTube ngo umugabo yaramutaye ngo yamutanye abana 3 bafitanye akana kamwe konzera afite abana 2 bakuru afitemo nk'umuhungu w'imyaka 22 cyangwa se ntacyo twebwe amakuru tuzayisha cyangwa abanyamakuru tuzaze gose nanone wa mugani abivuguruza bitesha agaciro imitwe yose kandi nabamufashije nuko nyine mwarakoze ubwo yabagiriyeho umugisha nuko none murarebana gute ko ubatamaje kandi muturanye urumva muri burebane gute n'ubusanzwe nge ntabwo yajyaga ndeba neza ariko nubundi uravuze ngo ntacyo uhomba Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze omurereye mu mpande zose z'isi mbabwira ko mbakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka kandi wowe utanga igitekerezo cyawe uko byumva cyaba icyiza cyangwa se ikibi biterwa nuko ubyumva. Hano twicanye n'umumama rero agiye kutubwira histoire ye ndetse nzi neza ko benshi bari buze gutungurwa n'inkuru bagiye kumva nkuko nanjye natunguwe nzi neza ko n'undi wese ashobora kubyumva agatungurwa aho abantu navuga ko izi mbuga nkoranyambaga zacu zajeho abantu navuga ngo umuntu araza akavuga ati ndababaye nyuma ukabona undi ubinyomoza tukibaze se amaherezo noneho tuzizera nde abadukurikira bazizera nde bazafasha nde ninde ukwiye ubufasha ibyo nibyo bibazo mpereyeho reka nagira ikiganiro tugwaye ikaze murakoze banyita Niyonsaba Alphonsine kanegera imbere kubera ndumva ijwi rye riri hasi nitwa Niyonsaba Alphonsine Karame yego ngewe ubundi ikintu cyambabaje mu buzima nari umukobwa mbana n'umusore witwa Niyonkuru Valence
ubwo rero tuza kubana, tumaze kubana aza kunta aragenda, mfite inda y'amezi 3, aza kugenda aza kwinjira undi mugore witwa Uwimana Konsore. aho ntiturahagera Alphonse. none se hari igihe umuntu ajya gukora ikiganiro, rimwe na rimwe ngiye nkunda icyo twita ibimenyetso. Yego. Ikiganiro ngiye gukora nizere ko uri buze kutubwira ibimenyetso kugira ngo hagire na bamwe bakizera ko ibyo uvuga ari ukuri, sibyo? Yego. none se mbere ya byose ejo bundi umumama yarampamagara ambwira ati hari umumama ufite ikibazo gikomeye. ni n'umumama twakoranye ikiganiro, ariko ntekereza ko ikibazo afite ni ikibazo gikomeye ati, ndetse kugeza kuri iyi saha aho bisa naho abanyamakuru ari abantu yatinye cyangwa se yanze, ariko ku rundi ruhande ugasanga ari igihe umunyamakuru aba adafitemo uruhare. ubundi uwo mugabo yitwa Valence, ikibazo amazina ye tuyavuge. Valence mwabanye ryari? Kaduhera aho ngaho. Asize igihe kinini tubanye. Nk'imyaka ingahe? Imyaka 20. Imyaka 20? Mubana we nawe nk'umugore n'umugabo? Yego. Ariko ntabwo mwasezeranye? Ntabwo twasezeranye. Kubera iki se muri iyo myaka 20 utigeze utekereza uti abantu barahinduka, nahinduka, uriya yahinduka, nawe wahinduka, tuvuga ati uyu muntu kubera iki tumaranye imyaka 20 nta sezerano dufitanye, reka tujye mu murenge mugabo wanjye niyo twajyamo turi babiri ariko mukajyana isezerano? Kubera icyo utigeze ubitekerezaho? Icyo kintu ntabwo nageze mbasha kugitekerezaho rwose. Wumvaga ko azakomeza ari umuntu mwiza gutyo gusa? Njye numvaga ko azaba umuntu mwiza, numvaga ko atizigira ahinduka na rimwe. none se Alphonse, urutubwiye ko ufite imyaka umumaranye imyaka 20. Yego. ubwo mu myaka 20 simbizi niba ari ibanga, nanjye binteye amatsiko. ubwo se bwa mwarabanye ufite imyaka ingahe? Ntabwo naba mbyibuka igihe kinini. Ntabwo wabyibuka? n'umwaka mwabaniyemo ntawuzi? Ntabwo nabikurikiranye. Imfura yanyu ifite imyaka ingahe? Imyaka 10. Ifite imyaka 10? mu myaka 20 mumaranye? byaba byaragenze gute? Imana yatinze gutanga umugisha kuko ntago byumvikana, hari rero ndushaka kubyumva nabyumve neza. ubwo mwaba mwaramaranye imyaka mumaranye imyaka 20 mukaba mufite umwana w'imyaka 10? Yego. Yagenze bite Alphonse ko aho hantu nawe numva nkize mu rujijo? ubwo nuko byagenze. Cyangwa se imyaka 20 ubwo mwamaze indi myaka 10 mutarabyara? Oya. Ese bimeze bite ko bidasobanutse? Kuko birashoboka ko ubwo imyaka rero waba tubwiye mumaranye yaba atariyo. Ntabwo mwamamanye imyaka 20? Tubana se? Oya, mubana nk'umugore n'umugabo ni imyaka ingahe mwari mumaranye? Tumaye igihe kinini rwose. Imyaka ntabwo yize? Icyo kintu cyo ntabwo nabashe kucyitaho, ariko tumaranye igihe kinini. Ntabwo bashe kwita ubuse ku buryo wabana n'umugabo utazi imyaka mumaranye? Ntabwo nabikurikiranye. Ntabwo uzi umwaka mwabanyemo? Naba nkubeshye. Ibazo se Alphonse, nawe ubanza sinzi uba bifite ibibazo byinshi mu mutwe bikabije pe. Ubundi abantu iyo babanye umuntu abazi ngo uno muntu tumaranye imyaka wenda 5, 7, 10. Njye ntabwo nabyitayeho. Ntabwo wabyitayeho? Kubera icyo utigeze ubyitaho? Impamvu ntabyitayeho ntabwo nanditse ko bino bintu bizagenda gutya. Ntabwo byoroshye. None se agace mutuyemo ni agace navuga karimo abantu benshi cyane. Yego. Hari abantu bakuzi ubana n'uwo mugabo witwa Valence? Barahari benshi cyane. Mufitanye abana bangahe? Dufitanye abana 3. Mufitanye abana 3? Yego. Afite imyaka 3. Uri hagati? Uri hagati afite 7. Afite 7. Yego. Abana bose ni abanyu? Yego, nabo uwo mugabo. Nabo umugabo? Yego. Nawe? Yego. Okay. Hanyuma rero ati nagiye kubona mbona umugabo arantaye
yisangiye ikindi kizungereza cy'umugore. Byagenze bite kugira ngo umugabo agute yisangira undi mugore? Mbere yuko tugera ku kindi kibazo noneho kinakomeye n'abantu benshi bashobora kuza kwibaza uburyo ki nje numvise uriya mudamu ageze kwa Gerard Imbabazi kamivuge nta kibazo n'uburyo ki wowe wambwiye yagezeyo burimo ubutekamutwe ubujura niko mwavuze byaranshanze none mbere yuko tuza kugeraho yagucitse atumugabo. Ngewe ntago nari impari ni nagiye guhingira umuturanyi none ntashye kubera ko akora ijoro nsanga umugabo yagiye ubwo rero njye nuko nabibonye nsanga yibereye kuri uwo mugore. Yagiye atakubwiye icyo mupfuye mwari mwatonganye gerageza ukoresha ukuri byari byagenze biti? Ngewe nta kintu yigeze ambwira pe gusa ikintu yajyaga ambwira ngo arambiwe kubana n'umugore udakora. Nta kazi wagiraga? N'ubundi icyo nakoraga ni uguhingira abantu no kubafurira njye nibyo najyaga nkora n'ubundi. None sinumva gukora sinumva se warakoraga? Ubwo rero yumvaga ko nyine ikiraka cyabaga cyabuze yabona nicaye kabiri akambwira ngo arambiwe no kubana n'umuntu utazi gukora. None se uriya mudamu rero uvuga gutwaye uwo mwabanaga cyane ko wenda uyu munsi arashobora kuvuga bati kubera iki mubana n'abagabo ntimugire wenda n'ako gatima ko gusezerana mugirana isezerano. Hari n'abashaka kukubwira baterega nubwo nawe ari kumwe nawe si umugabo we ati kandi nawe nubwo yagutaye si umugabo wawe gusa uburenganzira bw'abana. Uyu munsi se hari ikintu afasha abana? Nta na kimwe nta kintu na kimwe bafasha kugeza ubu nta mituweli arabaha. Nta mituweli abana baratanga nayo. None se uwo mudamu rero watubwiye ko ari umuturanyi wawe urugo ku rundi cyane rwose wambwiraga mu kanya ati niyazimije imbabura ndabyumva rwose. Byagenze bite kugira ngo umuntu w'umuturanyi mwaravuganaga? Twaravuganaga ariko ntabwo twajyaga tuvugana birenze. Twaravuganaga yaba afite nk'ikiraka akakima nkagenda nkagikora akanga kunyishura. Nabibwira nk'abantu bagiye bamukorera bakambwira bati wowe niko ameze natwe turamukorera ntatwishure. Ni ukuvuga wari n'umukozi we rimwe na rimwe ukajya umufasha uturimo two mu rugo? Yego. Nta mugabo ariko we yagiraga? Nta mugabo yari afite. Hanyuma se umuntu mwaganiraga rero ni gute rero yagutwaye umugabo kandi ari umuturanyi reka mvuga inzu ku yindi? Icyo noneho ko aricyo gitangaje kiri buze gukuraho abantu. Ngewe ntabwo nari mbizi ahantu yari atuye n'ubundi ntabwo twari twegeranye neza. Valensi n'ubundi bajyaga baganira akajya ajyayo njye abantu bakabimbwira simbyiteho nkumva ko ari ibihuha by'abantu mbese. Ubwo rero ngewe ntabwo nyuma nibwo baje kubana babana ahaguriye iyo nzu rero. Ninde waguze inzu? Ni umugore. Umudamu niwe waguze inzu? Yego. Aguze inzu umugabo wawe araguta ajyayo. Wowe iyo nzu ntabwo yari iyanyu? Iyo ndimo yego yari iyacu. Yari iyanyu nayo? Yego. Hanyuma arangije yisangira uwo mugore. Uwo mudamu se agira akazi? Umudamu yajyaga asuka abantu ariko aho bamaze kumufashiriza ibintu byo gusuka abantu yahise abivamo ntabwo yongeye kubikora. Amakuru rero numvise mumbwira muti birakabije noneho abanyamakuru babimaze kubagira abantu navuga ngo bashuka babeshya bakaza abantu bakarira kandi atari nabyo gusa ntabwo ngiwe ku ruhande rumwe narenganye umunyamakuru uraza ukamuha inkuru yawe ukicara ukamubwira nk'uko ushobora gusanga nawe hari ibyo ugiye kumbwira wenda bitarimo ukuri ariko nkaba wenda ntabihita mbimenya kuko Imana yaduhishe kuri umutima w'umuntu. Murangije murambwira muti rero umudamu wantwaye umugabo yagiye kwa Mbabazi ati ndetse ndagira ngo nzanabitangaze na Gerard abyumve kuri ya mugore yamubeshye. Ubundi byagenze bite kugira ngo ubone iyo nkuru yakoze kwa Gerard? Ese yamubeshye iki? Turamburira iyo nkuru. Ngewe nkijya kubyumva bwa mbere nabibwiwe n'umudamu wo muri karitsiye atuzi ko mukeba wawe yagiye kuri WhatsApp kuri YouTube akavuga ngo umugabo yamutanye abana 4
kandi mbese ayo makuru waba uyafite ndambwira rero njye ni nabwo bwa mbere mbyumvise ni nayo mbyumvanye yego noneho sinzi ukuntu asubiye mu rugo gato njye ko mbona Valence asohotseyo noneho nyuma yasohotse muri urwo rugo muturanye urugo ku rundi muraganira muravugana ntago tuganira noneho Valence nyuma naje kumuhamagara kuri telefone ndamuzana ariko ni ibintu bambwiye kuri YouTube waba ubizi ati si biki ndambwira nti ufite telefone nini uzajya kuri YouTube urebe uzasangaho umugore wawe ari marira ngo umugabo ngo yamutanye abana 4 ayo makuru rero ntiyo numvishe waba ubizi hamwe ngo ntago abizi cyane ko Valence yaze kubimbwira none se uravuze ngo niko yaje kubwira ko atabizi yego ariko nanone ku rundi ruhande mukavuga ko we n'umugabo babiziranyeho gute rero kandi wumva umudamu ashobora kuba yaragiye gutanga inkuru ye uwo mugabo atabizi umugabo atabizi ngiye kugira ngo numve ngo umugabo babiziranyeho uwo hari umudamu duturanye yaramuhamagaye kuri phone ati ngwino hano nkubwire aramuhamagara araza none arambwira ati bira bintu mwagiye gutanga kuri umwanya utanga hari ahantu mwaba mubizanyeho n'umugore wawe ngaza kubimwemerera yuko ngo babiziranyeho ngiye ntago nzi impamvu yaje kumpakanira rero babiziranyeho gute babiziranyeho yuko bira bintu bajya kubikora babikoze babizi umugabo uriya mu mama yaba yaraganiriye n'uwo mugabo umudamu mugenzi wanjye yaganiranye n'umugabo wa mukeba n'umugabo wa mukeba yego nuko rero umugabo wa mukeba amubwira ko biriya bintu yari abizi ni ikihe kintu rero cyerekana ko uwo mugabo koko mwabanye yari umugabo wawe Alphonse kuko reka mvuge cyangwa se mwabyaranye kankoreshe mwabyaranye abo bana uvuga umufitanye 3 ikihe kintu cyabyerekana cyangwa se ni bande babizi baduha ukuri koko ko uri umugore w'uwo mugabo witwa Valence ngewe umuntu nakubwira gukuri naguha nomero ziwe ukamuhamagara ukabimubaza akaguha ukuri rwose kugaragara nimero zande nomero z'umudamu ngewe naguha nta kibazo yego hanyuma se tukiraho waba waragerageje kuba wagana amategeko hari uburyo cy'umugabo aguta akagutana abana ntafate inshingano ukagerageza kuba wakegera inzego ukazimenyesha ati nyamara n'ubwo uyu mugabo yantaye dore yantanye abana nta nshingano na zimwe akora nta gagabura nta mituweli ntaki warabigerageje ngewe narabigerageze njya mu buyobozi nagiye kwa mudugudu ngeze kwa mudugudu bamutegeka indezo aravuga ati nge rero nkorera amafaranga aya n'aya aravuga ati ngewe amafaranga nazabasha kubona nazabasha kubona 15,000 bya buri kwezi amafaranga arayemera ariko ubwo yayemeye ntago nigeze mbona indezo pe ntayo waherutse abyemera mu buyobozi ariko kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe akora nta kintu na kimwe ndabona yego iyo umubajije atese kwemeye 15 kuki utabitanga bigenda bite kiyo gukora ko yabyemeye nge ntago nongeye gusubira kumusero ngo mbimubaze kuko yabyemereye hagati y'abantu numvaga yuko ubwe azibwe hari abadamu baturanye nge numvaga ko ubwe gukora ko yabyemeye azibwiriza akayimpa nta kibazo pole nge ko nabyumvaga none se uri kutubwira ko uwo mudamu wagiye kwa Gerard yego abana n'umugabo we mu nzu yego barabana koko nk'umugabo n'umugore kandi akaza kuri YouTube akavuga ko umugabo nanone yamutaye amuziza nawe kadakora icyo kintu nicyo kintu tutari kumva n'abadukurikiye biri buze kugorana kumva ko uyu mugore yagiye kubeshya Mbabazi uriya mugore rero we akababaro kanjye we yashatse kukishiraho arangiza yashatse kukishiraho ni ukuvuga yakitingaga muri iriya nkuru wowe ibyawe ubamo arangije abari ibyo ajya kuvuga kuri YouTube kuko azi kubirimo ibyo ngibyo rero ibyo yashatse kwishyira akababaro kanjye akishyiraho yumva ko ngewe nta kababaro mfite akababaro gafite we none arangiza aravuga ngo afite umwana w'imyaka 7 umwana w'imyaka 7 yavugaga ni uwanjye wa 3 umwana we angana ati we afite umwana w'imfura umuhungu ari hejuru y'imyaka 20 afite n'umugore akagira n'undi wa 2
akagira n'undi wa gatatu ari we babyaranye na Valensi afite umwaka, ariko muri abo bana babiri bakuru bose baratandukanye. bose batandukanye ushatse kuvuga nta n'umwe uhuye na se, ntago bahuza ababyeyi. ibyo byo nta n'ikibazo, ariko biterwa n'ubuzima bw'umuntu yahisemo kubaho. Ariko tukibaza umudamu nk'uriya twabonye akaza kuri YouTube akabeshya ati umugabo yarantaye, gahunda sari ihe, afite uhe mugambi wo kubeshya umunyamakuru? Nyine impamvu yamubeshyaga uriya mugore yagiraga ngo we bazamufashe, noneho nibamara kumufasha bumve yuko umugabo yamutaye koko ari ubabaye kundenza. Sorry nuko yabikoze rero. Kubera iki wowe ukibibona kuri YouTube bakibikwereka cyane ko wambwiye ko abandi babikweretse? Kubera iki wowe utavuze ngo ariko reka nshake nimero z'uno munyamakuru muhamagare mubwire nti nyamara Mbabazi turabizi ko akora ibiganiro byiza pe, kandi nzi neza ko nabihamya kuri ya mudamu yamubeshye Mbabazi ntabyo yarazi. Kuki utigeze ufata telefone umuhamagara ati nyamara n'ubwo uwo mudamu yaba yaje kukubwira ko atandukanye n'umugabo, amakuru ahari duhagazeho nuko babana mu nzu, yikomeza kukubeshya ukamaze gukora ibiganiro inshuro ebyiri? Ndabizi babinyeretse ejo bundi. Nge rero impamvu ntabyitayeho kuriya ntago nabashe kugira ngo mganire n'umuntu bisobanukiwe, nibura ngo mbimubaze numva ahantu nanyura, numva inzira nanyuramo, kubera ko nge ntago mbisobanukiwe pe, ntago nari mbizi. Kandi uri kumbwanga inkuru wayibonye kuri WhatsApp kuri YouTube? Niho nabibonye. Hanyuma se tukibaza ikindi kibazo rero, hashize iminsi ngahe ubabonye babana nk'umugabo n'umugore? Ubwo se kuva yavangu yaramutaye yigeze amuta? Ntago yigeze amuta. Wapi? Aha, ni ibibazo. None se mu kiganiro rero uyu mudamu yakoze kwa Gerard Mbabazi, yavuze ko uno mugabo yamutanye abana 4. Reka wenda nibaza iki kibazo, birashoboka ko uwo mugabo yavugaga ari umugabo wa mbere bari barabanye bwa mbere? Kuki wahise wumva ko ari Valence ari kuvuga? Nyimpamvu nese numva ko ari Valence ari kuvuga nuko uriya mugore agifite umuhungu wa mbere mukuru, nta mugabo yari afite. None afite n'umwana wa kabiri nabwo nta mugabo yari afite. Ayo makuru yahagazeho n'abaturanyi babikubwira. Nimba ushaka kugira ngo ubyumve neza naguha nomero z'umuntu ukamuhamagara yabikubwira rwose nta kibazo. Yego. N'abagabo icyo gihe cyose yari afite? Nabo yari afite. Ntabwo yari yarashatse mbere? Ntawe. Hanyuma ufite nimero za Valence? Ndazifite. Ndashaka kuzinyandikiremo hano kugira ngo tubalansinge inkuru yacu wizivuga, kugira ngo inkuru yacu yuzure tumubaze ese koko uyu mudamu witwa Alphonsine waba umuzi, mwaba muziranye? Sibyo? Nta kibazo. Nidusanga muziranye wenda tubwira ko mufitanye koko abana 3, ubwo turamenya ayo makuru nimba ari nayo by'ukuri, kuko kugeza uyu munsi rero abanyamakuru muzaduta navuga mu bibazo nituba tuzi ngo umuntu aje kuvuga inkuru ye turizera ndi nk'uyu munsi ibyo uvuga biba ari ukuri. Uyu mudamu numva yarakoresheje iki? Yarakoresheje Mbabazi amakosa, sibyo se? Nta kibazo. Uza gusaba ubufasha uvuga ko umugabo yagutaye kubera ubukene, kubera udakora, none nawe uri kutubwira ko histoire yavuze kwa Gerard ahubwo ari histoire yawe, kuko tubwiye ko ngo nawe yakubwiye ko atabana n'umugore udakora. Nge niko yabimbwiye rwose. Kandi na kwa Gerard uno mudamu yavuze ko umugabo we yamutaye kubera ko atabana n'umugore udakora. Si tuzizera noneho ibyande mw'abantu mwe. Sanamuhamagare muri iki kiganiro. Nta kibazo. Kugira ngo tumve ise ubundi turizera ibyandi. Ushaka no gusanga mwaragiranye amakimbirane yandi y'imiryango umugabo akigendera akaguta, nabyo bibaho. Hello.
Mwiriwe neza Vare. Mwiriwe. Mumeze mute? Uraho. Njye rero nitwa Sandrine ndi umunyamakuru wa Gasaro TV. Umudamu wita Alphonsine uramuzi? Yego ndamuzi. Mufitanye abana bangahe? Kubera icyo uri kumbaza? Ni ukubera ko yaje mu kiganiro atubwira ko wamutaye, atubwira akababaro ke, ariko burya ntago biba byiza ko twumva uruhande rumwe. Uretse ko kumbona bitamugora kuki atavuga ngo tuzane ibivugirwe hano. Nta kibazo nubishaka nabwo uzaza nawe utange verisiyo yawe. Ubundi kuba turi kumwe banumva aribyo biba bisobanutse kuruta ibindi byose. Oya niyo mpamvu nawe nyine ntawe twima platform nawe ubishatse uraza ukagira icyo uvuga. Umunyarwanda wese afite right of opinion. Nawe uzaza uko ubishaka uvuga ibitekerezo byawe cyangwa se ntunaze, byose ni amahitamo yawe. Igitekerezo cyo nta kidasanzwe, gusa tubaye turi kumwe nibwo namenya icyo kuvuga kuko nawe izaba yavuze ntabyo mbaza. Nibyo nawe nkubajije, we yavuze ko mufitanye abana. Mwaba mufitanye abana bangahe? Ubwo yaba kubwi kandi ariyo mpamvu tuguhamagaye nyine kugira nawe twumve ukuri kwawe. abana batatu. Abana batatu. Andi makuru yatubwiye nuko yavuze ko ngo umugore muri kubana kandi yagiye gutanga ikiganiro avuga ko wamutaye. Ukuri kwabyo ni ukuhe? Niko kuri nyine babayeho birashyika ko abantu batandukana nk'uko nawe twatandukanye. Yego. Ya, birashoboka cyane ko ibyo bintu bibaho. Muri sabwirwa n'iki ko namutaye cyangwa ntamutaye ko tutabana ngo arabimenya. Ariko muraturanye inzu ku yindi. Abaturage ariko ntibivuze ko ibyo akora cyangwa ibyo nkora njye mbizi kuko njyewe sinjya nkunda kumenya ibye, sinzi impamvu akunda kumenya isange. None ko avuga ko iyo musohotse abona umubana n'umugore nk'umugore n'umugabo mu nzu muba muri kumwe. Dusohokera ese? Mu nzu nyine musohoka mugenda ko umudamu agiye kwa Gerard akakubufasha, nyamara ari gutirisha ari kubeshya, nyamara azi neza ko mubana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Ntabwo yigeze abeshya, twaratandukanye. Tumaze gutandukana babaye ngombwa ko abantu baganira. Aho yagiye gutanga ikiganiro baramuvugishaga bakamugira inama y'uko twakongera tugasubirana. Gusa nyine ibyo mwatari agace dutuyemo we ntabwo wabimenya. Haba ibintu by'amashyari, izangano zidasanzwe, ni agace nyine kadasanzwe. Amakuru mfite ugiye gutuma nanakubariza muri iki kiganiro bitari ngombwa. Nuko ku munsi wo muri iki gitondo habyutse amafaranga runaka ashaka gutangwa ngo abakoze ikiganiro mbere y'iki nkoze ibiganiro be byahagarikwa. None nimba koko mwarabanaga kubera iki mwashatse gutanga amafaranga ngo ibiganiro bikurweho ngo mutange amafaranga ku bufasha mwabonye? Ati ariko mureke gukomeza mugenda muvuga ko umugeni n'umugore wanjye tutabana. Ayo makuru yo ndayafite. Byaba byatewe n'iki kandi uvuga ko umugore mwe mwaratandukanye murashaka gutanga amafaranga y'iki? Rero ntago mbizi. Aho niba byabaye cyangwa aho byabereye ntaho nzi. Icyo nzi nuko icyo nkubwira cyo kandi cyanyacyo nuko byabayeho kandi abantu baratandukana. Ibyo ni ibintu bibaho. Okay, ukuri kuzigaragaza ntacyo urakoze cyane. None we kavuga ko ari byo koko bari baratandukanye. Ngewe kugira ngo mbikubwiye ntago wabyemera neza. Okay, duhe nimero y'umuturanyi. Byaba byiza kurushaho. Nta kibazo. Byaba byiza kurushaho. Dufate impande zombi twumva ukuri kw'ibintu cyangwa se ukuri kw'abantu. Nta kibazo. Sibyo none nurangiza uduhe ni yuriya mudamu. Nta kibazo. Uriya wagiye kwa Gerard yitwa Konsore. Impamvu mvuze amazina ye nuko amazina yari kuri YouTube n'ubundi arahari. Nta kibazo. Impamvu ibi tubikora nta yindi si ukurwanya ubufasha cyo kurwanya, ariko turagira ngo duce umuco w'abantu baza bavuga ngo dukeneye ubufasha, umugabo yansize, umugore yansize, nyamara ugasanga umuntu ari kubikora mu nyungu ze, ugasanga ari kubikora mu kinyoma akabikora abeshya.
bikanatuma ari n'abandi bantu batabona ubufasha. Ibi birababaje bibaye ko ari ukuri. Reka nta mpamagare kibazo. uyu muntu nawe. Yego. Muhamagare niba ko ari umuturanyi wanyu ayo makuru ayazi. arabizi Hari amakuru neza watubwiye twumve niba muhuza. nta kibazo. Yitwa nde? nitwa Mukadasumbwa Joseline. Joseline. Yego. Joseline katitaba. Joseline igihe ataritaba buduhaye uwo mudamu. iyo konse nayo mfite. Ntayo ufite? ubwo ntacyo ndumva kwa Gerard ishobora kuba iriho. Ikaba ariho tuyireba. nta kibazo. Uko byagenda kose iriho. Bibaye ariko aba bantu barabeshye Gerard. Sha byambabaza. Byambabaza pe. Sinkubeshye. Byambabaza bikambabaza kuko byatuma abantu batazongera kwizera ibintu abantu bababwira. Nyamara ugasanga nuvuga ukuri ntago bari kumwizera. Niko none se kugeza iyi saha hari kuvuga ko bo batandukanye nyamara igihe kikaza kugera bagasubirana. Bata abantu nyuma y'ikiganiro abantu baratwunze baricara reka ntabwo ibyo wabijyamo se nta bushobozi mba ndi kwihigira ibiraka ntabwo wajyamo. nimero ye ndayibonye reka nawe tumuhamagare muri iki kiganiro kugira ngo inkuru yacu yuzure tugerageze kuyibalansinga. nta kibazo. Kumve amakuru ari kuvugwa yaba ari ukuri byaba ari ibinyoma. Iri user busy. Basa nari kwivugiraho. Wabona umugabo we ahise amubwira ati birakomeye mpamagawe n'umunyamakuru aturamenye uramenye. Nge rero nyine niba ntaguciye mu ijambo kibazo. kubera ko biriya bintu bajya gushwana bashwanye ataratwara inda. Kandi nyuma yaho nibwo yaje gutwara inda arabyara umwana ageze umwaka. Kandi iki kiganiro umugore agikoreye hasize ukwezi kumwe. Nta mwaka urashira nta nameza ngaho. Hasize ukwezi ubwo surumva ibyo bintu batari bari kumwe. Bigeze gushwana mu hashize umwaka. Hasize umwaka bashwanye. Ubwo kandi iki kiganiro gisohotse ejo wundi aribwo yavugaga ngo baratandukanye. Ntihasize ukwezi gisohotse. Ni vuba kabisa. Yego bashwana rero hasize umwaka. Yego bashwanura bizi nawe. Nari imara abantu twarahuruye noneho hari umudamu wavuze ati wowe wa mugore uri shitani uri mbi cyane kandi umudamu yavugaga ni inshuti ye. Ndumva bitoroshye kabisa noneho ibintu bimaze gufata indi ntera. Ari ahantu Valence mwe bavuze ngo bari baratandukanye arabeshye cyane rwose. Nta yindi nimero y'umuturanyi ufite? Kanzanye guye. Gidushakire umuturanyi kugira ngo tugerageze bose tubavugishe. 07. Ufite ese nta nimero y'umudugudu ugira? Ndumva nyifite. Arabizi? Mudugudu arabizi. Urakoze duhe nimero y'umudugudu. Ndagira ngo tumenye amakuru ya nyayo. Kanzanga nimero y'umudugudu. Kuko ibi bintu byaba ari bibi. Abantu baramutse bagiye kwaka ubufasha ariko bakagenda umugabo gore yataye umugabo mu nzu pe akagenda akaka ubufasha agashyiraho navuga icyasha umugabo ati umugabo wanjye yarantaye gutya na gutya. Byaba ari ikibazo byaba ari bibi cyane. Abantu mwe dukurikira nuko nyine rimwe na rimwe rero tugakora atabanyamakuru rwose ari igihe mwakira abantu gutya na gutya ariko ugasanga natwe sitwe. Ugasanga umuntu yakubwiye ati mfite inkuru iyi niyi ariko nyuma ugasanga ibintu yakubwiye ni scam. Ni ikibazo.
nyuma yo gukora ikiganiro wabonye hari ubuzima bwahindutse kuri bo bwarahindutse cyane. urugero umugore nyine yarakeye ndabona nta kibazo. yarakeye ko n'ubusanzwe byabaye akarusho. byabaye akarusho. hari ikintu baba baraguze ukabona biteje imbere? ibyo ntabwo nabimenye. cyane cyane numvise arababajwe nuko wabeshye Gerard. nicyo nicyo kintu cyambabaje mu buzima kugira ngo abana banjye ajye kubariraho. njye mu bintu nk'ibyo byarambabaje rwose. kiriya kiganiro cyo kwa Gerard dushatse kuvuga ko yari yagiye kurira ku bana bawe? neza kugira ngo avuge ngo abana abitirira be atari nabe biriya bintu birashoboka. ariko nawe urumva yarabyaye yega ariko ntakavuge ngo afite umwana w'imyaka 7 kandi uwo mwana w'imyaka 7 ari uwanjye. niki wifuza rero kugeza kuri iyi saha? njyewe ikintu nifuza kugeza amagingo aya yego ni ukuri ya mugore ibi nari gukora ntago ari byo byose ni ibinyoma kandi ni ukubeshya. nicyo wabwira Gerard n'umugore yabeshye? yego namutangariza yuko uyu mugore yaramubeshye. mwiriwe neza mudugu? mwiriwe neza? njyewe rero guhamagaye ndi umunyamakuru. uri umunyamakuru? yego. ukiye kinyamakuru? Gasaro TV. Gasaro TV. impamvu Gasaro iyi mpamvu ngo wamagaye nari nakiriye umudamu witwa Alphonsine mu kiganiro avuga ko ibibazo bye abizi byageze kwa mudugudu ati ndetse ko umugabo wabana n'undi mugore ariko mu buryo ki ngo uwo mudamu yagiye gutangaza ikinyoma ku gitangazamakuru akabeshya ko atabana n'umugabo nyamara mu by'ukuri babana. uyu mudamu kuba umugabo yaramutaye waba hari icyo ubiziho? ko nta mwibuko mu damura mugore ka mudamu utuye kwa haraguru yo kwa Nuza. ndimo kumwibuka neza. atuye mugore ka atuye kwa papa kwa Nuza ngatuye ngo haruguru ya he? yo kwa Nuza kwa Edizo. haruguru kwa Edizo. Tangoro wa Valence mukuru. akira mwiyibutse. ni njye wa mudamu wa Valence mukuru. ye mukuru wa mudamu njye wa mudamu wa Valence mukuru. Valence wa mugabo wari ugiye gusambanya kakana kwa shangazi. ye ni njyewe mudamu we mukuru rero. yego reka ngo umunyamakuru akubaze. mudugu impamvu bitubikora nta yindi mpamvu. hari igihe nk'abanyamakuru baza bakatubeshya ugasanga abantu atese hari inzego bagomba kubanzamo. nanjye niyo mpamvu namubajije nese ibi bintu mbere yo kubizana ku itangazamakuru mudugudu yaba abizi cyangwa se muhita muza ku bitangazamakuru byacu? arambwira ati none se ubwo yego nuko ahita yenda abizana mu bitangazamakuru hanyuma ko atagarutse kutubwira uko byagenze gute? byagenze bitewe ko utasuye kwa mudugudu. nyine mudugudu njya kumubwira ko atampa indezo kuva icyo gihe ntabwo yayimpaye. ngo kuva icyo gihe ngo ntabwo ikibazo cy'indezo ntabwo ari cyo gihari. urumva ngo umugore wundi babana yaje ku itangazamakuru ku kindi gitangazamakuru kwa Gerard yaje ku gitangazamakuru. ikindi gitangazamakuru ngo arabeshya ko atabana n'umugabo we kandi mu by'ukuri ngaza yitwaje inkuru y'uyu nguyu ibyo yaciyemo aza kubitangaza kuri YouTube kandi abeshya koko ngo abana n'uwo mugabo we. nicyo rero twibazaga nka mudugudu urabyumva uri umuyobozi ayo makuru wawe uyazi ko Valence abana n'uwo mugore? ntabwo mbizi rwose ibyo bintu. urumva twebwe urumva abaturage iyo umuturage aje akaduha amakuru twebwe nta kintu kitunanira. yego araza akatuganiriza akatubwira ikibazo gihari twaba tutagishoboye tukamukorera raporo akajya no ku kagari. yego yaba binanze no ku kagari nabo yenda kumufasha byanze akanakomeza n'ahandi hantu handi bakamufasha. yego nta kibazo
ntabwo tuzi impamvu ngo baba babizanye ahubwo keretse kandi bakubwiye ati twabigejejeho ubuyobozi ntibwadufasha. oya yatubwiye ko ngo yaje ngo ariko ngo mumutegeka gutanga indezo ariko ngo kuva icyo gihe nta ndezo yatanze. urumva rero kuva icyo gihe atarayitanze amakosa yaba araye yari kugaruka akaza kongera akatubwira ati umuntu byaranze nimurebe uburyo mumfasha cyangwa munyandikire. nta kibazo mudugu ubwo ntacyo amakuru murayamenye mubimenye mwe mwamufasha. yego murakoze cyane. urabyumva urumva ko mudugudu ntimwamurenganya nawe ati rwose uko bimeze ntago yigize agaruka kongera kugira iki kongera kutureba ngo tube twakora follow up ku kibazo cye. urumva se mudugudu wamurenganya mudugudu kabisa ntago twamurenganya ariko namwe ubutaha mujye mugerageza sibyo mubanze mujye mu buyobozi mugereyo sibyo mbese nabo bakore follow up bamenye ko ikibazo kimeze ubundi nyuma yaho nimubona byanze byananiranye wa mugani mubijyane mu itangazamakuru. ngewe bikubikora nuko we yagiye kuri kiriya kinyamakuru kube avuga ngo umugabo yaramutaye kandi umugabo bari kumwe. mbese wowe muri make waje kunyomoza ikinyoma yego ngewe nicyo kintu cyatumye nyamukuri nza kubasanga umutamaza yego kugira ngo ajye kubeshya ngo yaramutaye kandi atarigeze amuta babana iriya ari imitwe ashaka kugira ngo bamwifashirize njye nicyo kintu cyatumye mpaguruka. banafashwa neza umuntu ashobora kuza kubufasha akavuga ati ndi umukene yego nkeneye ubufasha kandi yafashwa aho kugira ngo uze burya witwaje ikinyoma uze ubeshya nta ikinyoma kimara nta nubwo ikinyoma kiramba ntabwo bibaho. reka tuzarebe ko azagaruka kuri YouTube nawe avuga ati nyamara nubwo uyu mubyeyi yavuze ko njyewe nabeshye ukuri kw'ibintu ni uko gusa ikibazo nuko twabuze umuturanyi wanyu ubazi. reka mbaho ndi duhereza indi nimero rwose uyu muturanyi nta kibazo 07 yandikemo utayivugira ku itangazamakuru. ntabwo byoroshye. nawe muhamagare turabahamagara pe iki kiganiro ni ikiganiro turi buhamagaremo kugira ngo tumenye amakuru y'aba bantu. ese uyu wuje kuvuga aje kuvuga kubera ibyo avuga ari ukuri. alo mwiriwe neza. mwiriwe. ndi umunyamakuru ndi kumwe n'umudamu bita Alphonsine uramuzi? muraturanye n'umuturanyi wawe umuzi gute? ni umuturanyi ajya nampingira ajya nkorera akazi. yajya guhingira. impamvu rero yaje atugana ndi mu kiganiro atubwira ko ngo witwa Valence n'undi mudamu witwa Console ngo babana ariko mu by'ukuri bakoresheje ikinyoma cyo kuvuga ko batabana kugira babone imfashanyo. ayo makuru hari ikintu waba uyaziho? iyi narayabonye kuri YouTube. aha ubibona rero tubwire nkawe muturanyi utabogamye ukuri kw'ibintu kumeze gute? ngewe ukuri kw'ibyo bintu Console twaraturanye ahashize n'uwo ngo twaraturanye ariko duturana abana na Valence afite umwana wa mbere. yego. atwara inda ya kabiri umwana arapfa. nyuma y'uwo wapfuye yabyaye abandi babiri bo arabafite. byari nka ryari icyo gihe nimba ubyibuka neza mama? byari 2016 kuko nanjye ariho nabyaye umwana wa gatatu. yego 2016. 2016 yabaga ku mugabo w'umuturanyi twari duturanye. yego. noneho ejo bundi mbona ikiganiro cya Console ngo umugabo yaramutaye ngo yamutanye abana batatu numva ndumiwe n'ukuri. ubwo Console baraturanye gutya inzu ku yindi nta metero 3 zirimo. niko yatubwiye ngo niyo ngo azimije imbabura arabyumva. nta metero 3 zirimo. Console atuye hepfo uwatuye haruguru. yego. n'ejo bundi twari turi mu manza zabo n'abayobozi
umugabo avuga ngo abana bafata nabi, tumubaza ati se bafata nabi ku isabune uba wamuguriye? yego. Ni ukuri pe Konsore yakoze ibintu bibi, ni abaturanyi. None se Konsore abana n'umugabo we, kiriya kiganiro yagitanze babana cyangwa ntibabana? Barabana n'uyu munsi barabana, ntabwo bigeze batandukana. Njye mamaga umugabo we mu kiganiro ambwira ko ngo icyo gihe bari batandukanye, ariko ngo nyuma y'uko umugore akoze ikiganiro abantu babegereye bakababwira yuko bagomba kwiyunga. Oya, ntabwo bigeze batana n'umunsi umwe. Ukabona sinego ya Konsore kuza kubeshyira umugabo we ko yamutaye ari yihe rero kuri YouTube. Njyewe ukuntu nabyumvishe mu kiganiro, ari umugabo yari abizi neza, ubwo yari yabivuganye n'umugore. Umugabo we yari abizi apanga n'umugore. Ni ibintu bapanze n'umugore kugira ngo bibonere imfashanyo. Umugabo we ni umusekirite ahari. Yego. Ntabwo yigeze amuta. Kuko buri munsi se ko tuhamubona, buri munsi bataha tureba, ukagenda kukaza muherekeje. None umugabo aterega umugore wanjye ibyo twari twaratandukanye. Umugabo akajya kuri YouTube akavuga kuri ati rwose ne namutaye kubera ubukene, kandi babana koko ibyo ko ari kwiyandagaza wa mubyeyi we. None abanyamakuru ko tugowe, niba umuntu yaza kweshya kubera ubukene koko. Ntabwo ari ubukene, ni inda nini. Ni inda nini? Kuko bafite n'utuzu dukodeshwa. Bafite n'utuzu dukodeshwa. Yego. Bashobora kuba bafite nk'utuzu dutatu muri karitsiye. Yego. Nako babamo. Uno mubyeyi ngo ahubwo ngo inkuru yabaye kuri uyu mubyeyi ngo niyo Konsore yavuze kuri YouTube, nibyo? Yego. Bana yanjye. Ubwo baturanyi se babona kiriya kiganiro rero umudamu afite agenda kenshi bavuze iki? Ahubwo abantu bagira n'amarira. Ariko uzi ko abo banyamakuru baje tureba, ariko twebwe ntitumenye ibyo ari byo. Kiriya kiganiro cyakorewe mu rugo? Bagikoreye mu rugo, hari aho bagikoreye mu rugo, kuko baje kumureba. Bwa kabiri baje kumureba. Avuga ukuntu akodesha, ntabwo akodesha Konsore, bose ntibakodesha. None ushatse kuvuga ko ari umushinga bifitiye, bari bafite? Ni umushinga bifitiye, usibye ko ngo aba mu kazu nyine k'agashamburete umugabo yamusizemo. Yego, yabitubwiye ngo bafite akazu. Bafite akazu, Konsore afite amazu arenga utuzu tudushamburete turenga 2 dukodeshwa n'akabamo. Uyu mumama wese ubona abaye hate rero? Uwo mumama ukuntu abayeho, akora ibiraka byo guhinga no gufurira abantu. Nawe niko yatubwiye. Iyo umuhamagaye ngo ino mpingire araza akaguhingira, wamuhamagara ngo ino ufurire akaza ukagufurira, ngo ino nkorera amasuku. Nyine agira ibiraka byo gufurira abantu no guhingira abantu. Uko kaza akora. Yego. Umwana yamutanye dore agize imyaka 2 agiye kuzuza 3, yamutanye afite inda y'amezi 6. Barahari n'abana rwose, umwe abi wabo abana n'utundi 2. Mama sha rero nakora abanyamakuru bajye badukoresha amakosa, urumva nk'ibintu bakoresheje umunyamakuru mugenzi wanjye. Sha sorry wirira humura. Ni biteye agahinda. Ukuri biteye agahinda pe, ahubwo nge narumiwe. Bonye Konsore ukuntu yiyamamuye kuri YouTube ngo umugabo yaramutaye, ngo yamutanye abana 3 bafitanye akana kamwe. Konsore arafite abana 2 bakuru, afitemo nk'umuhungu w'imyaka nka 22. Cyangwa se ntacyo twebwe amakuru tuzayishakira nk'abanyamakuru, tuzabagezaho indi version y'iki kiganiro. Dushobora no kuzaho mutuye biroroshye tugashakira y'amakuru. Muzambwire nanjye nzaba mpari pe, sinjya ngenda mba ntibereye mu rugo. Imana iguha umugisha n'ukuri. Ndumva twanasoza ikiganiro. Yego. Kuko uyu muturanyi hari ibyo avuze kabisa, byo wavuze nawe neza. Gusa reka nsoze nongera guhamagara uyu mumama witwa Konsore. Natitaba ntacyo twagerageje, nawe uzabibona muri iki kiganiro ko ntako tutagize. Ndumva iciyemo noneho. Yego. Hello. Mwiriwe? Mwiriwe. Mumeze mute? Hello. Mumeze mute? Hello. Mumeze gute?
Halo? wi Kayisa Nkupa kanongere ashobora kuba ijwi yumvise yaryumvise akaba arakubye ariko ndongera ntacyo nta kibazo ndumva ari kumbwira ngo alo nkutanyumvishe kandi kubyumva kari kunyumva kari kunkupa ntacyo nankupa abadukurikiye nabo navugana abanyabwenge bazi kwicagurira nabo hari icyo bari bukuremo yego ndumva ari ibyo abakora iki kiganiro reka mbashimire cyane kandi duce umuco wo kugira abantu baza ku ma platform baje gusabiriza nyamara ntacyo babaye ukumva umuntu ufite utuzu niyo kaba kinjiza 10,000 ku kwezi ugasanga ntacyo abaye ariko ari kutinyuka kuza gusaba vraiment ndetse n'ikibabaje si ugusaba ushobora no gusaba ufite n'ubushobozi bakanaguha ariko akaza agasaba abishyira icyasha ku mugabo we ati rwose umugabo yarantaye ukanarira uzi neza kuri mu kinyoma ntabwo bigeze batana rwose ibyo bintu ntabwo ari byo konsole uramutse koko ibivugwa arabikoze ntabwo nareka kukubwira ngo nakugaya kuko uramutse waraje kuri YouTube ukavuga ko ubugabo gute nawe no mugabo wawe aramutse koko mwarabipanze ari ibintu muziranyeho kugira ngo abantu babaho ubufasha nawe namugaye vraiment kuko umugabo arakora akabona make ariko yakoreye ariko apana icyasha burya nta kintu wakora ngo icyasha kikuveho ushobora kwagiza izina rya mu mwanya muto ariko kugira ngo risukure bikazatwara imbaraga ndende n'igihe kirekire gusa nta kundi komera kandi Imana iragukunda ukomeze wicire inshuro sibyo Imana izakugira neza abana 3 nimba bariho ndumva ni ukubera Imana ni umugambi w'Imana ntago ari ukubera ko Imana yari inaniwe kuba yavuga ngo reka wenda no mugabo bagumana ariko nabwo nakina kumariye kandi umubyeyi udafite icyo amaze kuba muri kubana ku cyitiriro nk'umugabo nabyo nta kintu byabimaze sibyo ndumva rero nta kibazo watubwira nimero yawe no wagiriraho umugisha abe yagira icyo agufasha 0790 33 71 yego 04 yego iyo nimero bwiruzuye yego 0790 31 04 akomeza umuntu unafite ibibazo byinshi mu bundi buzima bwawe nta kibazo niko nemereye ubundi mu busanzwe niko yemereye gusa ntago nasoza ntababwiye ngo ndagira ngo mbwire abantu ubu butumwa abantu bose bapanga kuza gukora izi prank cyangwa se kuza gukina iyi mitwe ku ma YouTube akaza akabeshya ngewe w'umunyamakuru cyose akabeshya umunyamakuru mugenzi wanjye ndagira ngo mbabwire ngo izi nkuru muba mutanga zo kubeshya z'ibipapirano cyangwa se z'ibibeshyo ndagira ngo mbabwire ko namahirwa abamo birangira abantu bagutamaje cyere kuri navuga mu nda y'ingoma ariko nimba uri hano ku isi kuri izi YouTube zacu uraza ukarira ukavuga inkuru yawe ndetse inkuru y'ikinyoma ariko akagira undi uyibona uzi inkuru yawe ya nyayo yarangiza akayizana kuri YouTube akaza kuvuguruza cyangwa se reka mvuge ngo akakuvamo ni nko kubigenze rero kuri konsole reka tuzarebe icyo ikizakurikira niba zaza kuvuga ko yabeshyaga koko nicyo twiteze ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha idusoza n'icyo wabwira Mbabazi Gerard wakiriye iyi nkuru y'ubutekamutwe cyangwa se igipapirano ndetse mu buryo we atarabizi nge niko mvuga kuko ntago nzi neza ko uko tuzi Gerard ntago yakakira umuntu azi neza ko ari kubeshya ari prank ibyo byo ndamuhakaniye ni nkuko natwe bajya baza bakatubeshya rimwe na rimwe ukazisanga waguye muri iki kintu nicyo wamubwira nge ikintu namubwira nuko biriya bintu uriya mugore yagiye gukora ntago ari byiza yakoze amahano yego yakoze amahano mabi cyane ntago ni ibinyoma yagiye gupapira yareka nanjye mbwe Gerard yihangane nyine twese bitubaho turi abanyamakuru muraza kubwira inkuru wakora follow up ugasanga
yarakurangije gusa nanone nimba bimenye azongera amutumire azatubwira uburyo ki yabeshye nta kibazo rwose nanone wa mugani abivuguruza bitesha agaciro imitwe yose Yego. kandi n'abamufashije nuko nyine mwarakoze ubwo yabagiriyeho umugisha nuko Cyane. none murarebana gute ko ubatamaje kandi muturanye urumva muri burebane gute n'ubusanzwe njye ntabwo yajyaga ndeba neza ariko n'ubundi uravuze ngo ntacyo uhomba njye nta kibazo pe n'undi ntago ndeba neza gusa turahura ntago nsuhuza ariko iyo mpuye n'umugabo we turahura akansuhuza tugahita nanjye ngahita nta kibazo Yego. urakoze cyane Gasaro TV.